muraho ndabashushye reka nizere ko mwakoze subscribe kuri ino YouTube channel yanyu yitwa ngo ni Agasobanuye House, akaba ari YouTube channel izajya ibafasha mu bintu bijyanye n'ibyegeranyo ndetse zatubagezaho ibyegeranyo bitandukanye, kandi mwatangiye kubibona kandi abenshi muri mwebwe kuri comment mugenda mudohereza ngenda mbona ko ibintu ari sawa. Uyu munsi rero nkaba nategurira none icyegeranyo ku kintu kijyanye n'ubutinganyi. Ahubwo ubu nkaba nshaka kukubaza, ese ubutinganyi ni ikibazo cyangwa se ni iki? Ariko ahangaha turaza kugenda dusoma inyandiko nyinshi cyane zagiye zandikwa kuri icyo kintu. Ubutinganyi ku bantu bemera Imana bavuga ko ari ikibazo, hanyuma hari n'abavuga yuko ari uburenganzira. Mu bihugu bimwe na bimwe nko muri Amerika uramutse wise umuntu wenda ngo ukashaka ushobora kumwita ngo uri umutinganyi akabyumva nta kibazo, wenda bitewe na sansu bikoresheje n'uburyo ubivuzemo. Ariko uramutse wise umuntu ngo ni umutinganyi akabibona muri sansu yo kuba ushatse kumusebya, umaze ushaka kumutuka, icyo gihe arakurega kandi ni n'icyaha gihanirwa. Kuko abantu bamwe na bamwe bavuga yuko iri jambo cyangwa se iri zina bita abantu uri umutinganyi, hari abavuga bati iki ngiki ni igitutsi, cyangwa se undi akavuga ati urimo uransebya, cyangwa se undi akavuga ati urimo bya bindi bakunda kuvuga ngo urimo urankasa, gukasa umuntu, sibyo? Ariko noneho tugiye kureba ubundi ubutinganyi bimeze gute. Ikibazo cy'ukuntu ubutinganyi aricyo bita ubundi butinganyi mu rurimi rw'icyongereza bakunda kuvuga ngo babivuga mu buryo bavuga ngo ni homosexuality. Baravuga ati muri kino gihe cyacu turimo burimo burakwirakwira cyane. Ubundi ugereranyije no muri kiriya gihe cya kera wasangaga aho imyemerere by'umwihariko cyane ifite ahuriye n'ibya religion cyangwa se iyobokamana aribwo yari ira avance cyane muri kino gihe, kuko nko muri kiriya gihe wasangaga nyine itorero bita ngo ni Katolike ari ryo riyoboye cyane kurusha andi matorero yose ku isi, aho wasangaga n'ubundi muri kiriya gihe papa ari we wabaga ameze nk'aho ayoboye isi. Kandi ubundi muri kiriya gihe murabizi nk'igihe habaga intambara bitaga ngo ni Crusaders Wars, nimba mwaragiye musoma amateka, kiriya gihe ni abakristo babaga barimo barashaka kugira ngo barwane n'abayisilamu, sibyo? Barwane n'abayisilamu ko abayisilamu hari igihe kigeze kuba baragenda bararwana bafata agace bita ngo ni agace kera, sibyo? Israel bafata igice kinini cyane, kandi hakaba aho bari barafashe habaga hari ahantu ho kwibukwa hafite aho hahuriye cyane, hakomatanye cyane n'ibintu bijyanye n'iyobokamana. Iriya ntambara rero buriya yabaye bitaga ngo ni Crusaders Wars, ni intambara ubwo abakristo babaga bahanganye n'abayisilamu bagira ngo abayisilamu agace bafashe agace kari karafashwe n'umwami bitaga Muhammad wa Ottoman Empire babashe kugira ute kukigaruza. Muri kiriya gihe rero nyuma yaho koko n'ubundi Roman Empire niyo yaje gutsinda. Ariko nyuma yuko Roman Empire yaje gutsinda, ubundi bavuga yuko n'umuntu bamufataga akora ibyo bintu bita ngo n'ubutinganyi. Buri butinganyi ntabwo ari ikintu kibayeho uyu munsi, oya, ni ibintu byabayeho kera. Kuko n'abantu basoma ijambo ry'Imana muribuka yuko Isodoma na Gomora ngo baragiye bakora ibyaha, barahemuka, bakora ibyaha byinshi cyane ndetse bibi cyane, byatumye bigaragara nk'aho barimo baratuka Imana. Byabaye igitutsi mu maso y'Imana ubwo icyaha cyitwa kuryamana abantu bahuje ibitsina, sibyo? Icyo cyaha cyo iyo kikimara kuzaho ngo nibwo Imana yahise ifata umwanzuro avuga ati ndabona bari abantu noneho rero baramaze kunsuzugura, barimo baranca amazi, ihita ivuga ati reka nze ngire ni mbarimbure. Ubundi butinganyi buza gute? Ubundi gute umuntu aba umutinganyi? Ubundi gute umubyeyi abyara umwana w'umuhungu, yamara kubyara umwana w'umuhungu uwo mwana akazashiduka yumva ko atashaka umugore ahubwo ashobora kwishakira umugabo mugenzi we? Ni gute umubyeyi abyara umukobwa akamubona na akana gatoya, ako kana kagakura, kamara gukura wajya kubona ukabona ka kana gahise kumva ko kubana n'umugabo cyangwa se umusore icyo cyaba ari ikibazo, ahubwo kagahitamo kakavuga ati oya, aho kugira ngo ngenze abane n'umugabo ibi ngibi ndabona atari byo, ahubwo reka nze mite nishakira undi mukobwa mugenzi wanjye aba ari we tubana. Iki kibazo cy'ubutinganyi nk'uko twakise ngo ni homosexuality mu ndimi z'amahanga, barakubwira ngo kiri gukwirakwira cyane. Kandi impamvu iri gutuma gikwirakwira cyane ni impamvu nyinshi cyane zishingiye ku mibereho.
buriya bavuga ngo imibereho buriya ntabwo abantu benshi cyane ari abantu benshi cyane baba batinganye akavuga ngo nuko baba baravutse wenda indani muri bo abumva ko adakeneye kubana n'umugore ahubwo agomba kuzabana n'umugabo mugenzi we. Oya, ahubwo hari n'igihe n'imibereho ubwayo amafaranga ugahura n'umugabo cyangwa se umusore we wumva ko ubutinganyi bubi indani muri we bwamaze kumuhama ari ikintu cya nyacyo yumva yabamo mu buzima bwe bwa buri munsi, yahura nawe uri umukene nta mafaranga ufite agahitamo kuyaguhereza. Yaguhereza buriya iyo yaguhaye, kandi bajya bavuga ngo iyo ubanye n'umuntu abanyarwanda niyo bakunda kuvuga ngo ihene mbi nawe wizirikaho inziza. Ni ukuvuga ngo nimba ubanye n'umuntu uwo muntu akaba ari umutinganyi akaba aguha amafaranga aguha buri kimwe cyose ukeneye, sinzi ukuntu azakubwira ngo kora ibi ngibi nurangiza ugire ute ubyange. Ikindi ni amateka buriya. Nituvuga ngo ni amateka hano uzabona wenda n'urugero turahita dufata nko muri Amerika n'urugero. Ngubu wenda hari uburyo igihugu cya Amerika kiba kivuga kiti twebwe dukeneye kugira ngo abantu bacu tubahereze agaciro umuntu, icyo bita ngo ni freedom of speech. Umuntu tumuhe umwanya azajya avuga icyo ashaka, akora icyo ashaka, agenda uko ashaka. Mbese bareba wenda nko amateka y'ababanjirije muri za Revolution Française, ubwo Ubufaransa bari abakristo bayobora Amerika kiriya gihe babateka bavuga ati mugomba gukora ibingibi dushaka, ariko bakavuga bati noneho twebwe ubwacu tumeze nkaho tuba tugomba gukora ibyo dukeneye kuko twaribohoye tumeze neza nta kibazo. Hanyuma hari n'imitekerereze. Ibundi bavuga ngo imitekerereze turi kuvuga ko impamvu ituma umuntu ashobora kuba umutinganyi hari imibereho, amateka, imitekerereze, sibyo? Imitekerereze nayo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu aba umutinganyi akaba atarabaye ari umutinganyi. Reka mbahe nk'urugero. Ine bavuga mu mitekerereze turahita tunyarukira nko muri gereza. Nko muri gereza umuntu ajyayo wenda atari n'umutinganyi, ari umuntu utarigeze anakora ibyo bintu by'ubutinganyi, ariko kubera wenda kwiheba bagenzi be baza bamubwira bati dukore gutya hashye bakahatwika. Hanyuma wenda cyangwa se nawe ubwe yagerayo agatangira gutekereza, yabaga ari hanze mu isi yo hanze abona abagore uko abashaka, abona abakobwa uko abashaka, yagera muri gereza ba bakobwa yabonaga niyongere kubabona. Iyo ababuze bigenda gute? Gahunda nta yindi ahita avuga ati okay, noneho reka nshaka umuhungu tugomba kuryamana, uwo muhungu duhuje ibitsina, sibyo? Buriya baravuga ngo buriya ikintu hano barakubwira ngo buriya mu bintu bya mbere bishobora gutuma umuntu ajya mu butinganyi kandi atarigeze muri bino byose twavuzemo nk'ijambo imibereho, amateka, imitekerereze, ariko ngo imibereho nicyo kintu rusange gituma akenshi abantu baba batinganye. Nk'uko arega munabona abantu bab'indaya ntago benshi baba baravutse ari indaya. Akenshi hari igihe ab'indaya just kubera yuko hari uburyo abayeho, imibereho ye, ubuzima bwe, akemera akajya kuba indaya. Buriya rero kuri mubona umuntu ashobora kugenda ari umukobwa nako gutya mushaka kubona umuntu ashobora kugenda ari umukobwa akagenda akajya gutembera atatekereje ko ari buze gusambana, ariko yahura n'umugabo ufite amafaranga akamwoshya akoresheje ya mafaranga cyangwa afite gusa akamubwira ngo turyamane. Nabikora rimwe bwa mbere bakamuhereza amafaranga 10,000 ubutaha bazamuha 50, nibamuha 40 birangire uwo muntu abaye umutinganyi. Buriya hari n'ikindi kintu gisigaye gituma abantu baba batinganye. Buriya abantu b'iki gihe bahawe kwisanzura kudasanzwe. Iyo urebye mu gihe cya kera, mu gihe cy'ubwami, washobora gusanga kwisanzura umuntu yabaga ari umwami yarabyukaga mu gitondo akavuga ati nsize itegeko iri. Ubwo rero iri tegeko nta muntu ugomba kuzarirengaho. Ariko ubu ngubu usigaye usanga igihugu kibyuka mu gitondo kikavuga tuti twebwe duciye ubutinganyi. Umuntu mu gitondo agahita abyukira mu muhanda akajya kwigaragambya akavuga ati batangiye kutubuza uburenganzira bwacu. Iyo nayo ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma umuntu ashobora kuba umutinganyi kandi atari n'ibi bintu yagize ati yavukanye, sibyo? Ariko rero hari ikindi kintu buriya gishobora kuba gutuma umuntu aba umutinganyi mutari muzi, ikintu bita ikoranabuhanga. Ikintu bita ikoranabuhanga nacyo ni kimwe mu kintu gishobora gutuma umuntu aba umutinganyi kandi uwo muntu ataravutse ari umutinganyi. Urugero kuri internet, ibi bintu abantu baba babibona
ni ukuvuga ngo biriya by'ubutinganyi hari imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zibyigisha. Umuntu ashobora kuba yaravutse ijambo ubutinganyi ritaba mu bwonko bwiwe, ariko kubera ko ari kujya ku ikoranabuhanga akabasha kureba byose ibyo ari byo, akareba biriya bintu nyine bari abantu baba bakora bya susu bya kopokopo, yarangiza akabona uburyo bikorwamo, yabona uburyo bikorwamo akabona ni byiza. Ni umukobwa yavutse azi yuko byanga byakunda azaryamana n'umuhungu mugenzi we, ariko najya n'umuhungu apana umukobwa mugenzi we, yajya ku mbuga nkoranyambaga yareba ziriya filime bita ngo ni filime z'urukozasoni, arizo bita ngo ni porunogarafi, ziriya filime yazireba yabona abakobwa bari gukora ibyo ngibyo akabona ni byiza, agahita avuga ati kumbe nari narabuze ahangaha, nari narayobye kabisa, agahita yumva aho ngaho niho honyine yakabaye abarizwa. Ubushakashatsi n'inyigisho ku miterere y'abantu, buriya ngo ubushakashatsi n'inyigisho ku miterere y'abantu aricyo twita ngo ni siyanse, bugaragaza ko ubutinganyi bushobora kuba bushingiye ku miterere karemano ya muntu. Buriya hano ni kuri siyanse, ubundi siyanse yo ubu ni bwo buryo ibibonamo, ivuga ati akenshi hari igihe umuntu avuka indani muri we buriya ari umutinganyi. Hari umukobwa amaze iminsi mbona nkumva aravuga ngo ngende umuhungu, ariko ngende namubona nkabona ni umukobwa. Bivuze ngo uriya muntu icyo bita genetic indani muri uburyo aba yaravutsemo, ni ukuvuga ngo aba yaravutse indani muri we, mu by'ukuri icyo kintu ari ikintu kimurimo. Buriya rero sayanse ivuga yuko biriya bintu by'ubutinganyi ntabwo ari ibintu umuntu yiga yabyuka mu gitondo umusore akakubwira ngo ngwino turyamane ari umusore mugenzi wawe, cyangwa umukobwa yaza akakubwira ngo turyamane ari umukobwa mugenzi wawe. Oya, ahubwo bavuga yuko akenshi uriya muntu aba yaravutse ari iki indani muri we, bigaragaza ko uwo muntu n'ubundi muri rusange ashobora kuba ari umutinganyi. Ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu, iki kintu ni ikintu ushobora kureba ugatekereza ko kitatuma umuntu wenda anaba n'umutinganyi, kuko iki kintu nanjye nsoma navuze ni kuko ntabwo kino kintu cyatuma umuntu aba umutinganyi. Iki kintu bita gucecekeshwa cyangwa guhishwa n'umuntu. Urabona hari nk'ukuntu umuntu avuka akavukana n'abakobwa, niko nahise mbibona mpita mbona koko ari byo. Mwa babyeyi mwe muzajye mumenya gukontora kino kintu. Umwana wakavuka, yamara kuvuka ukamubuza, ukaba udashobora kwemera ngo umukobwa wajye gukina n'abahungu bagenzi be, uwo mukobwa akazajya abona ababyara biwe baje kumusura iwabo mu rugo. Abo babyara be baje kumusura iwabo mu rugo b'abakobwa akenshi murabareka bakararana, kandi iyo mubaretse bakararana muzajye mwibuka yuko uwo mukobwa wawe uba waramuziritse aba atava mu rugo ngo ajye guhura n'abandi bahungu, kuko rero uwo mukobwa nta kindi kintu azi abo bahungu yabonye abo bakobwa bagenzi be babyara be. Kandi murabizi, niba mutabizi mujya mwumva ko bavuga ngo ababyara bagira gute, barabyarana nyine, naryamana n'uwo mubyara we bakagira n'injoro baraza gutangira nyine kwikorera ibyabo. Bivuze ngo buriya gucecekesha umuntu cyangwa ukamutsimba bya hato na hato, umwihisha rubanda cyangwa se public kugira ngo imubone, akenshi hari igihe ibyo bintu nabyo bishobora kumusora muri ya ngeso y'ubutinganyi. Iyi ngingo ndayijyana na n'indi ngingo bita imiryango, sibyo? Urabona nyine imiryango nayo ubwayo ibyo bintu iba yarabigizemo uruhare. None se uwo mwana, buriya ngo imiryango nayo ikunda gutuma abantu baba batinganye. None se uwo mwana nyine urumva yabigenza gute? Nta kintu azi. Famiye ye mwamubujije kujya gutembera, murabumubona hamwe n'umukobwa ati hahiye, mwamubona hamwe n'umuhungu nimba ari umukobwa ugasanga hahiye. Umunsi umwe rero uwo muhungu hari umusore uzaza kumusura iwabo mu rugo, muzamureka barare hamwe ko muzaba muzi yuko mwa miryango mwe, muzaba muzi yuko nta kibazo nta kosa na rimwe ryaba. Bizagenda gute? Bizagera ninjoro batangire gukora. Buriya nimba muri ubu bushakashatsi buriya bagaragaza yuko abantu bakora ibintu by'ubutinganyi ku rwego ruri hejuru, abambere ni abanyeshuri by'umwihariko baba muri za internet, ndetse abandi bakora ibi bintu bijyanye n'ubutinganyi birenze ni amagereza. Kubera iki mutibaza? ni abandi bantu baba babasha kugira ite kubona. Mwarabibonye yuko hari amagereza amwe n'amwe imfungwa zisigaye zigaragambya zikavuga ziti muzajye mureka abagore bacu baze badusure, sibyo? Ubwo rero kwa dusoza tugera ku musozo, nanjye reka mwibarize, ese ubutinganyi ni ikibazo cyangwa ubutinganyi si ikibazo? Mu mico imwe n'imwe ubutinganyi ni ikibazo, mu yindi mico ubutinganyi si ikibazo. Wowe ubibona gute? Iyo wicaye ugatekereza ubona ubutinganyi ari ikibazo? Hano nituvuge ibi ngibi muze kwirinda kujya mu bintu bijyanye n'iyobokamana, ahubwo mugaruke mu buzima busanzwe mwibaze, mbese mubivuge
ikintu cyose ugiye kuvuga ntugendere mu iyobokamana. Ese ubona ubutinganyi ari ikibazo? Ariko nukenera igisubizo cya nyacyo ndabizi uraza kukibonamo hano, kuko muri izi ngingo zose nagiye mbabwira hari aho bagiye bagerageza kubisobanura, sayansi yabivuzeho. Ubwo rero nawe uraza gukuramo igisubizo. Nanjye nkomeza kubabwira ngo turacyari kumwe, ni ya YouTube channel yanyu Agasobanuye House, mukomeze mukore subscribe. Kandi ikindi ndabizi neza ko ibiganiro byacu, ibyegeranyo byacu nakagaruka, ntabwo turangije. Nge namwe nimukora subscribe muzajye muhita munanyandikira, ariko munambwire muti perfect hari ikindi kiganiro twifuza ko twaganira, nzajya mba mari kugira ngo tukiganireho. Ciao ciao.